marayika ari gutekereza uko biragenda. Sizi ukuntu hagiye kubona ngo abona marayika. Yosuwa ati ndagutema. Simeze nka Mose wagendanaga inkoni. Njye mfite inkota. Ati ngiye kugute ivuge cyangwa se nguteme. Marayika ati buretse. Yosuwa ati none se uri uwo mu bacu, uri uwo mu babisha bacu, isobanura vuba. Marayika ati ntabwo ndi uwo mu banyu, sindi n'uwo mu babisha, ahubwo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka naringize ngo nkubwire ngo hari marayika uje nonaha. Imana ntihera aho abantu bareba, ahubwo ihera muri fondasiyo. Abantu bababona binyeganyega bakibwira ngo ntibirariduka. Abantu babona umusozi ukomeje kuhaba bakibwira ngo nturabona inzira, naho kumbe Imana yabihereye muri fondasiyo. Imana ibihere muri fondasiyo, ibikuri imbere ibihere muri fondasiyo. Marayika waje, marayika Imana iduhaye atume bihera muri fondasiyo. Siyo, ntabwo Imana ihera muri parafo. Abari atarazi kuvuga neza ariko yarazi gukora. Mu yandi magambo, uko imbaraga zawe zingana birahagije ukemerera Imana ikagukoresha. Muvuge ngo amen. Mose ngo baramupinga, arabwira ati ngewe iyampamagaye yabonye ko ndi uwo kwizerwa, n'ikimenyimenyi kugira ngo mumenye ko ariyo yampamagaye. Ndategetse aka kanya ubutaka asame bubame. Haba hari amakaro ntaco bimbwiye, haba hari amapave yaba sima ntaco bimbwiye, aka kanya ni bwasame bubamiri. Bati sibyo byashoboka. Abisirayeli bati nawe urakabije, ngo se ubwe ibyo byashoboka. Ndashimira Imana ishigikira umuntu yahamagaye. Ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ako kanya ngo ubutaka burasama. Urakaze rwose turakwemera. Mose ati iyampamagaye niyo ibanyemeje. Batoyamo nubwo tutayibona tukakubona turakwemera. Bamukomera amashi, nk'abamuretse gukoma amashi, bamukomera amashi. Kumbi uku bari gukoma amashi. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Beshi igihe cyacu neza. Turasoma mu gitabo cya Yosuwa ibice 5 umurongo wa 13. Igitabo cya Yosuwa ibice 5 umurongo wa 13. Ntabwo turaje kure intego y'igiterane. Ijambo rijyanye n'igiterane dufite barisomye. Munyemerero tuganire kuri jambo. Turasanga mu gitabo cya Yosuwa ibice 5 umurongo wa 13 aravuze ngo nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoke. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? 14 aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware, ngewe umugaragu wawe untegetse iki? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aje hano yambwiye ngo mbasuhuze, munyemerere mwakire izi ntasho. Hanyuma tugiye kuganirira ijambo. Ndagira ngo babwire ko ijambo ari umutsima kandi turiho kubera ijambo. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana riryoshe, ariko hari ijambo rinyoheye rivuze ngo nje nonaha. Nje ryari? Ubwo yarahari, ahubwo aje nonaha. Imana ishimwe. Ijambo riraryoshe. Nuko tugiye kuriganira abantu bananiwe
ariko iri jambo riraryoshe. Iri jambo rivuze ngo nje nona rirandyoheye. Muvuge ngo amen. Naringize ngo mbabwire ibintu bine bituma Yeriko iriduka. Ibintu bine bituma Yeriko iriduka. Bibabwire turacyari kumwe, abo turi kumwe mugire gutya. Icyambere ni ugusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba bituma Yeriko iriduka. Muvuge ngo amen. Umwanditsi aherutse kwandika arandika ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukagire gute. Icya kabiri ni ukwizera. Ijambo riravuze ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute. Imana twicaye imbere ni Imana itabasha kubesha. Imana twicaye imbere ni Imana isohoza amasezerano. Upfa kuba uyizeye gusa ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Iyo uyizeye bituma Yeriko iriduka cyane ko muri uru rugendo imbere hari ibyo tutiteze. Hari Yeriko kandi Yeriko buri wese aba ayifite, ariko turashimira Imana irusha Yeriko amaboko. Gatatu ni ukumvira Imana. Umugabo witwa Aburahamu ahamagarwa n'Imana. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro usanga ngo Imana yaraje kumugerageza ishingiye ku bumwe bafitanye. Burya ntabwo Imana ikubaza icyo itaguhaye, ahubwo ikubaza ibyo yaguhaye. Kandi burya Imana ikoresha umuntu bitewe n'uko yamuhamagaye. Utanyumvise, ntabwo Imana yakubaza icyo itaguhaye, ahubwo ikeneye ko ibyo yaguhaye ari byo wifashisha uyikoresha. Muvuge ngo amen. Uyikorera. Aburahamu Imana iramuhamagara, ariko kandi ngo yarije kumugerageza. Iramubwira ngo Aburahamu, ndashaka kugira ngo uje kuntambira umwana wawe. Aburahamu ati Imana uyobeye ko ari we gusa mfite. Imana iti n'ubundi singubajije benshi nkubajije umwe. Aburahamu ati uyobeye ko namubyaranye na Sara. Imana iti ndabizi ndamushaka. Aburahamu yibuka ko igisubizo kitaremeye kurusha utanga ibisubizo. Aha agaciro itanga igisubizo, avuga ngo nkwiye kumvira itanga igisubizo, kuko igisubizo cyapfa cyangwa se kikarangira, ariko itanga ibisubizo ihoraho. Aravuga ati nubwo uyu mwana namubyaranye na Sara, ariko gutandukana n'Imana natandukana na Sara. Aburahamu akora balance, asanga ineza y'Imana iremeye kuruta icyo yatanze. Ndi ku jambo rivuga ngo kumvira Imana bituma Yeriko iriduka. Akora balance, asanga umwana wamubyara, ariko Imana ntibyarwa ahubwo irabyara. Havuga ati ndabizi Imana niyo yampaye uyu mwana, sinkwiye gufata uyu mwana ngo murutishe Imana, ahubwo nkwiye gufata Imana nkayirutisha umwana, kuko Imana izana abana ariko umwana ntiyazana Imana. Aravuga ngo Uwite ndakumviye, ngo aje gutamba. Kubera kumvira Imana, ageze aho Imana yamubwiye, Imana yanyuranyije amaboko itanga igitambo, umwana aragaruka. Icya kane gituma Yeriko iriduka
ni uguhora uzirikana iby'Imana yakoze. Muvuge ngo amen. Guhora uzirikana iby'Imana yakoze. Imana tuyirebera mu byo yakoze, wije uyirebera mu byo itari yakora. Ndavuga ngo ibyo yakoze binyemerera kwizera, n'ibyo itari yakora izabikora. Muyikomera amashi. Aha twasomye ni igihe Abisiraheli bari bayobowe n'umugabo witwa Yosuwa, cyane ko Yosuwa yayoboye Abisiraheli Mose amaze gupfa. Mose niwe Imana ahamagaye ishaka kumukoresha ngo ayobore Abisiraheli. Abahanga bavuga ko Mose Imana yamuhamagaye imukuye kwa Farawo, kandi Mose uyu yize amashuri y'ubupfumu. Ni nacyo cyatumye Imana imuhamagara, imaze kumuhamagara imukoresha ibijyanye n'ubu niba ndavuga ngo maje, sinzi niba murabyumva. Imukoresha inyuze mu bupfumu. Muribuka ko Mose Imana imuhamagara yafashe inkoni, Imana iramubwira ngo yirambike hasi, inkoni ihinduka inzoka. Mu yandi magambo, Imana ihamagara Mose yamukoresheje inyuze mu byo yize. Ntabwo Imana yagukoresha itanyuze mu byo wize. Ndashimira Imana imenya itangiriro ryayo ikamenya n'iherezo. Imana izagukoresha elema again sifai grain, igukoresha inyuze mu byuzi kugira ngo iziheshe icyubahiro, ariko yagukoresheje. Muvuge ngo amen. Hanyuma Mose ahagurukana n'Abisiraheli. Mose abahanga bavuga ko mu bantu bapinzwe cyane, basuzugwe cyangwa se bagapingwa, Mose yabayemo. Muribuka ko igihe kimwe uwitwa Biramu na Kora na Datani ngo bigeze bavuga batari komo, uzahora uvugana n'Imana wenyine, kubera iki twebwe Imana itavugana natwe? Mbese ubundi kubera iki ari wowe yatoranije utazi kuvuga? Kubera iki itatoranije abandi? Ndabatangariza ko nubwo Mose atarazi kuvuga, ariko yarazi gukora. Haleluya! Nubwo atarazi kuvuga neza, ariko yarazi gukora. Mu yandi magambo, uko imbaraga zawe zingana birahagije ukemerera Imana ikagukoresha. Muvuge ngo amen. Mose ngo baramupinga, arababwira ati ngewe iyampamagaye yabonye ko ndi uwo kwizerwa, n'ikimenyimenyi kugira ngo mumenye ko ariyo yampamagaye. Ndategetse aka kanya ubutaka nibwasame bubamire. Haba hari amakaro ntaco bimbwiye, haba hari amapave yaba sima ntaco bimbwiye, aka kanya nibwasame bubamire. Bati sibyo byashoboka. Abisirayeli bati nawe urakabije, ngo subwe ibyo byashoboka. Ndashimira Imana ishigikira umuntu yahamagaye. Ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ako kanya ngo ubutaka burasama burabamira. Abisirayeli bati Mose we burya urakaze rwose turakwemera. Mose ati iyampamagaye niyo ibanyemeje. Batoyamo nubwo tutayibona tukakubona turakwemera. Bamukomera amashi. Nkaba muretse gukoma amashi, bamukomera amashi. Kumbi uku bari gukoma amashi bari kumukatishiriza itike imwihutisha ngo Imana imwice. Haranditse ngo icubahiro cyanjye sinzagiha undi. Abahanga bavuga ko Abisiraheli nibo bishe Mose. Muti gute? Muraza kubyumva neza. Amashi bamukomeye byatumye Imana irakara. Kabiri, undi munsi Abisiraheli bose batari komo, kubera ko ari wowe uzamukaga ku musozi wenyine ukaja kuvugana n'Imana. Umunsi umwe natwe wazatujana, buri wese akaja kwibariza Imana ikibazo. Tuzaja turagutuma natwe dufite umunwa.
Mose ati mushaka ko tujana mukaja kureba Imana? Bati tuzagende. Mose ati nta kibazo, buri wese afata agapapuro yandikeho ibibazo bye, ubundi tuzinduke kare tuje kureba Imana, maze ubundi mwese muvugane nayo. Bati nta kibazo. Hanyuma buri wese azindukana agapapuro, baragengo bagere ku musozi, umurabyo burakwise ngo pa. Bati iyi nitambutse. Mose ati yo ntabwo yari yazi, uyu ni umurabyo. Bati none ubwo niza biragenda bite? Wewe uje uravugana nayo, iyi Mana yawe burgira akazi. Turakwemera. Bongera gukoma amashi. Ya Imana iti rero uyu Mose muretse, aho kuja bamenya Imana iri muri Mose, baje baha agaciro Mose. Iramuhamagara iti ngwino duhurire ku musozi. Mose ahageze iramubwira ati genda ujanire Yosuwa igitabo, wewe uze nkubwire. Mose aje guha Yosuwa igitabo, dore ko Yosuwa yari umwesikoti wa Mose. Hanyuma Imana niyo yiyiciye Mose, inaramushingura n'igituro iragihisha. Bivuze ngo iki? Iyi Mana irashaka ko ibintu byose bikozwe bigaragaza amaboko yayo. Ntihagire umuntu ugaragara mbere y'Imana, ahubwo Imana ikagaragara mbere y'abantu. Siko mutanyumvise di ubanza munaniwe. Imana ibishaka ko igikoretse cyose bihesha icubahiro. Imana yacu ni Imana ifu. Uko waririmba kose, uko wabwiriza kose, uko wacuruza kose, irashaka ngo ibikoretse byo bibi byo kuyihesha icubahiro. Niyo mpamvu ubona umuntu ahagaze hano ati ndashimira Imana aho tantina atabaye, aho shangazi atabaye, Imana yarahabaye. Imana irashaka ko ibikozwe byose biyitirirwa. Muranyumvise? Hanyuma Mose Imana iramwiyicira, inaramushingura, igituro iragihisha. Iravuga iti kugira ngo Abisiraheli batazanakora ikosa bakaje baraja gusenga igituro cya Mose, cyangwa Umwisiraheli yarwaza umwana, aho kuja kwa muganga, aho kuja mu masengesho ngo abwire Imana ngo Mana, Imana avuga ngo ashobora kuzagenda agatereka umwana ku gituro cya Mose, akavuga ngo Mose nkiriza umwana. N'igituro naco Imana iragihisha, ibwira Yosuwa ngo nona gendana n'Abisiraheli. Yosuwa ati kumaze kwica Mose se, ubu ngewe nzagukizwa niki? Mana iti humura turi kumwe, upfa guca bugufa akaba ari njye ushirwa hejuru. Yosuwa ati none si ngo niko Mose yitwaye bizagenda bite? Imana ibwira Yosuwa ngo ikibazo si inkoni, igikuru ni nge wari warahamagaye Mose. None se kumwisha inkoni nayo tukayibura, kandi Yorodani ikiri imbere, Yeriko ikiri imbere. Imana ibwira Yosuwa ijambo ryiza, iramubwira ngo Yosuwa we, uko nabanaga na Mose niko nzabana na. Yosuwa ati none se ko nta nkoni ngo nzarambure hejuru ya Yorodani ku nyanja ko Mose yarambuye inkoni, bizagenda bite? Imana iramubwira ngo humura, aho muzakandagira hose ndahaba ha. Yosuwa ati none ko nkiri muto bizagenda bite? Ko nge ntarinzi kwiyiriza ubusa ngo iminsi 40 irangire, bizagenda bite? Imana iramubwira ngo none ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. Yosuwa ati none ko Mose yari yaramenyeye kugenda imbere y'Abisiraheli, ubu sinanjye w'umusirikare, kuko ngo aha yari afite inyenyeri 2. Mvuze ikinyaruhengeri, yari afite inyenyeri, muravuga ngo ni 2 niko muvuga. Hawatu umusirikare ufite inyenyeri 2 nzagenda imbere y'Abisiraheli. Imana iti cyo si ikibazo, Abisiraheli igihe tumaranye ntawe utazi yaja, tukabagenda
uragenda imbere uzabagenda inyuma. Ndashimira Imana herigo praise ihamagaye umuntu imwereka nuko bizagenda. Mu yandi magambo uyu murimo n'uw'Imana nta muntu n'umwe uwushoboye ahubwo dushobozwa na nyirawo. Mwamukomera amashyi yo kabyara. Yose ati none ko Mose yari yaramenyeye kugendana inkoni isi iyi nkota ndayita. Imana iti oya n'inkota nayo nyinyuriragamo ngakora inkota yigumane. Yose ati nta kibazo. Ngo baragenda bageze imbere gato nshaka kuvuga kuri Yeriko ngo yari bari imbere. Ndashimira Imana igendana n'umuntu yahamagaye nubwo yari kwiri imbere nubwo yariko itwiteze ariko hari Imana irusha Yeriko amaboko. Kandi ndashimira Imana ko hagati yacu na Yeriko hahagaze marayika. Abantu batanyumvise di hagati y'umugenzi na Yeriko hahagaze marayika. Kandi uyu marayika arusha amaboko Yeriko. Uyu marayika yashobora kudushoboza guhirika Yeriko ariko Yeriko ntiyahirika marayika. Muri uyu mugoroba nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo nonaha marayika wawe araje. Yeriko ngo bari bayiteze ibari imbere. Yosuwa afashe inkota ari gutekereza uko biragenda. Sizi ukuntu hagiye kubona ngo abona marayika. Yosuwa ati ndagutema. Nje simeze nka Mose wagendanaga inkoni. Nje mfite inkota. Ati ngiye kugute ivuge cyangwa se nguteme. Marayika ati buretse. Yosuwa ati none se uri uwo mu bacu uri uwo mu babisha bacu isobanura vuba. Marayika ati ntabwo ndi uwo mu banyu sindi n'uwo mu babisha ahubwo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka naringize ngo nkubwire ngo hari marayika uje nonaha. Mwakomera Imana yacu amashyi. Icyiza cya marayika Yeriko ikuri imbere iri inyuma ya marayika. Helaisen mu egrese hedi ompisa igre. Mu gihe wowe utashobora kuyihirika hari marayika uri hagati yawe na Yeriko. Icyawe ni ukwizera. Kabiri ni ugre kumvira. Gatatu ni uguhora utekereza ku by'Imana yagukoreye. Yeriko ikuri imbere si ikibazo kuko mbere y'uko ubona Yeriko hari marayika uri imbere ya Yeriko. Abanyumvise mutere haleluya. Yeriko 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 buri wese abafite Yeriko. Buri wese abafite Yeriko. Yeriko iri imbere ya Nyirapasika nawe ufite iri imbere yawe. Naringize ngo nguhanurire muri uyu mugoroba. Wowe waje muri iki giterane wowe waje imbere y'Imana ntiwongere kugira ubwoba ntiwongere guterwa ubwoba na Yeriko. Burya mbere y'uko ubona Yeriko hari marayika utarusobanukiwe ariko iri joro ngwifurije gusobanukirwa na marayika. Buri wese nahaguruke atere haleluya twakire marayika. Nje nona Yosuwa ngo ahita yikubita hasi. Hera Yeriko marayika ati humura nje kuba umugaba. Yosuwa bari bafite amasezerano. Ndagutangariza ko isezerano ntirisaza. Imyaka yaba myinshi ariko isezerano Imana iraririnda kugeza ubwo irisohoje. Iyi Imana yaguhaye amasezerano itandukanye n'abashangazi batubesha, itandukanye n'aba oncle batubesha. Iyi Imana ikomeza isezerano. Muririmbye aherutse kuririmba ngo ukomeza isezerano. Imana ishimwe. Bari bafite amasezerano nubwo Yeriko yari imbere ariko bari bafite amasezerano. Yosuwa yikubita hasi atangira kubaza Imana ati none biragenda
biragenda bite? Imana iti gahunda ni ukuzenguruka. Umva muroko, Yosuwa yabwiye Abisirayeli ati rero ntimutinye Yeriko, hari Imana yohereje marayika mbere yuko Yeriko tuyibona, ahubwo gahunda ni ukuzenguruka. Icyiza cya marayika akubwira gahunda y'urugendo. Icyiza cya marayika ni uguha gahunda y'urugendo, ukanyura aho abandi baguye, ibyari bikwiteze bigasanga warasenze kubera ko ufite uzi gahunda y'urugendo. Uyu mugoroba Imana ikuzanire marayika. Marayika azarwana n'ibyo udashoboye kurwana nabyo, azakuraho ibikwiteze aguhuze n'ibigutegereje bizima. Imana ishimwe. Abwira Abisirayeli Yosuwa arababwira tumva rero ntimutinye Yeriko, Imana yohereje ikimara Yeriko imbaraga, ahubwo gahunda ni ukuzenguruka. Umunsi wa mbere ngo barazenguruka, umunsi wa kabiri barazenguruka, bakabona Yeriko ntabwo iri kuva hiri. Umunsi wa gatatu Yosuwa abwira Imana ati niko none Yeriko ko ndi kubona nta buye riri kuvaho. Imana iti wowe wireba nk'umuntu, nge nkora nk'Imana. Yeriko impamvu utari kubireba neza nuko nahereye muri fondasiyo. Naringize ngo nkubwire ngo Imana ntihera aho abantu bareba, ahubwo ihera muri fondasiyo. Abantu bababona binyeganyega bakibwira ngo ntibirariduka, abantu babona umusozi ukomeje kuhaba bakibwira ngo nturabona inzira, naho kumbe Imana yabihereye muri fondasiyo. Imana ibihere muri fondasiyo, ibikuri imbere ibihere muri fondasiyo. Marayika waje, marayika Imana iduhaye atume bihera muri fondasiyo. Ntabwo Imana ihera muri parafo. Abari hakurya bamenya ko Yeriko yawe igiye kuriduka. Ntabwo ihera mu madirisha, ahubwo ihera. Ariko ihere muri fondasiyo cyangwa ibyihorere? Ihere muri fondasiyo. Ihere muri fondasiyo. Ihere muri fondasiyo. Abari hirya bibwira ngo umusozi urahari kandi umusozi uri mu nzira zo kuvaho. Hey! Abari hakurya ntibamenye ibyabaye. Nico gituma Imana ibihera hasi ikabihera mu mizi. Yesu ashimwe. Ku munsi wa kane babona Yeriko iri kunyeganyega gake, ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa karindwi Yeriko yikubita hasi. Abo turi kumwe mwamfasha mugakomera Imana yacu amashi, mwayivugiriza impundu. Umaze igihe ufite ubwoba, umaze igihe wihebye, Imana yaraguhamagaye, ariko muri uyu murimo duhuriramo n'ibigusha. Imana yaraduhamagaye, ariko hari ibiduca intege. Imana yaraduhamagaye, hari ibitwitambika, ariko muri uyu mugoroba niwakire marayika agufashe muri uru rugendo. Yeriko ikuri imbere iraridutse mu izina rya Yesu. Haguruka dusenge. Ibihere muri fondasiyo. Muri gufashwa. Ibihere ibihere muri fondasiyo. Abari hakurya bibwira ngo biriho kandi biri kuhava. Uziko mfashijwe di. Bibwira ngo biracyariho kandi biri kugira bite? Mureke tubwire Imana ngo marayika watwoherereje turamwaki aje nonaha. Ntiyarahasanzwe. Umaze iminsi usenga ukibwira ngo Imana ntiyumvise, kumbi marayika yaje. Haleluya! Wahuye n'ibiguca intege. Abadayimoni barwana buri munsi uko bwije nuko buke, ariko ndashimira Imana iturwanirira. Iyakurwaniriye cya gihe, yakurinze guseba, yakurinze kumwa. Aho yanyuze ukavuga izanyura n'ahandi ubeho. Muvuge ngo amen. Aho yanyuze ntugwe kwa
muganga izahanyura kandi uzabaho. Keredo uzayishura, inzu Imana izayiguha. Aho Imana yanyura nta muntu n'umwe uhafunga, kandi iyi Imana iyije ihera muri fondasiyo. Mana turagushimiye. Shoboza aba bantu gusenga ubudasiba. Shoboza aba bantu kukwizera. Shoboza aba bantu kukumvira. Shoboza aba bantu guhora bazirikana ineza yawe. Yeriko ntiyongere kudutera ubwoba. Yeriko Mana twakiriye ko Yeriko itagihari. Turabyakiriye ko Yeriko itagihari, kuko marayika aje nonaha. Yeriko yatumaga abantu barara barira. Yeriko yatumaga abantu bacuruza bikanga. Yeriko yadusubizaga inyuma. Yeriko yatumaga tubura ibitotsi, twasinzira tukarota nabi. Turagushimiye ko marayika aje nonaha. Turagushimiye ko marayika adushoboje muri uru rugendo. Ibyari byiteguye kuduca intege biramwaye, kuko dufite marayika, kandi uri kumwe na marayika Yeriko irariduka. Imana ishimwe. Dukomere Imana amashi, dukomere Imana yacu amashi, kuko Yeriko iridutse. Imana irambwiye ngo ije gukomeza umuntu wese yahamagaye, kandi ibiduca intege, kuko uru rugendo Imana izi ko harimo byinshi bitwiteze. Ariko nimwumva uko Imana ivuze, ibyiteguye kuduca intege Imana ibica intege tutaracika intege. Imana iravuze ngo buri wese niyakire marayika uje nonaha. Buri wese niyakire marayika uje nonaha. Mwiri teraniro hari abantu batari bagisenga nijoro, bashaka gusenga bagacika intege. Ariko nimwakire marayika ubaha imbaraga zo gutuma mukomeza gusenga. Kandi uyu muntu ufite randevu yo kwa muganga, Imana irambwiye ngo ntagire ikibazo, kubera ko yarindiriye mu nzu y'Imana. Hari impapuro zitaye agaciro, Imana igatanga ubuzima. Haleluya! Imana itanze imibereho. Nubwo Satani amaze iminsi afunze amayira, ariko Imana ifunguye inzira. Turagushimiye kubw'iki giterane, ko Yeriko yari imbere ya buri wese iridutse. Turagushimiye ko uduhaye marayika, kandi icyiza cya marayika ntatinya urugamba, ahubwo ashoboza umugenzi. Urakoze, tugukomeye mu mashi. Twakira marayika, tukuvugirije impundu urakabyara, none n'iteka ryose. Amen. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA